yaragiye yewe nuko abagiye. Ubwo se Heni, iyo ndirimbo uri kuririmba ni iyande? Niyo mu kiyahe kinyejana ko ndi kumva ikaze? Iyo ndirimbo se irarenze, niyo umuhanzi bitaga Karirosi Gogo. Aha, ndi kumva nawe asigara abaye umuhanzi w'umumamida. Izo ndirimbo se Karirosi Gogo? Mani nge ndarenze, kandi one day kazafatwa, kandi nigafatwa niwe muntu uzaba uwa mbere mu kusaba inkunga n'imfashanyo ngo mwinjize muri rebo yanjye. Turashize none. Ndarahiye ku izina ry'Imana wowe Henry we nikaramuka gafashwe, izina ry'Imana na Satani azaba rya ruswa. Maze rero abantu b'iki gihe musigaye mugwanya umuntu uri gutera imbere. Ubwo se nikaramuka gafashwe uzajya he? Iri jwi urukumva afite, urukumva abahanzi bo mu Rwanda ari n'umwe warigira. Okay, ushobora gusanga numvishe nabi, wenda ushaka gusanga uririmba nyine nka za nyoni ntavuze amazina, ariko rero igihe uzamureho gatoya wenda ngo managinge nkwe n'amanota. Yewe gayo na yari umukozi yewe. Bose Henry pe uri inshuti yanjye, ntabwo ari kuguca intege. Kuririmba ntabwo ari ibyawe, ushaka ibindi bintu wakora. None se buriya Sito, ukurikije ukuri kubyumva urukumva ikindi kintu nakora ari icyatari ukuririmba. Rwose Henry we, Imana yawe ntabwo ndi kwica intege, ariko ushobora kuyikoresha mu bundi buryo. Ufite ijwi ribi riberanye no guhamuriza. Sawasha, narebi nawe bazabikubwira.